Bakunzi ba byose TV mbahayereje ikaze hano kuri byose TV. We wakoze subscribe ndagushimira cyane, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tugenda twibanira mu biganiro byose bya sport ngenda nkora 5 kuri 5. Icyo nabifuriza ni weekend nziza no gukomeza kunogerwa na gahunda z'umwaka mushyashya, gahunda zo kugira umwaka mushyashya rwose. Mbifurije kugira ngo ibikorwa byanyu bizagende bigenda neza 5 kuri 5. N'umusore wanyu kubw'Imana Olivier, ni channel yanyu mukunda muri benshi yitwa byose TV. Icyo nakwifuriza rero nuko wagenda ukatublessinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi deni tugakomeza tugenda twibanira 5 kuri 5. Na makuru y'imikino aba agezweho, ni byavuzwe, ni byaranze umukino muri rusange. Icyo nakubwira rero nuko watera agatebe ukashyiraho mikro zawe, deni tukakomeza tukibanira 5 kuri 5. N'umukino wahuzaga ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Police Football Club. Ingabo abashinzwe umutekano rwose mu by'ukuri hano mu Rwanda no hanze yacyo bajya gutanga umusada ku kijyanye n'umutekano, ariko umupira w'amaguru rwose ukaba umaze kuba ugenda ubananira. Bavuga bati umupira waramenyekanye. Umutoza w'amateka rwose Mashami Vincent agenda avuga ati ikipe ya Rayon Sport ni ikipe nkuru, ni ikipe imaze gushyiramo intera y'amanota menshi kugira ngo tuzagende tuyishyikira. Ni ibintu bigoye cyane. Icyo nakwifuriza ikipe ya Polisi nuko yagenda itegura umwaka w'imikino utaha, kubera ko uyu nguyu wo yamaze kugira gute, yamaze gusufura. Ni ikipe ya Polisi twagendaga tubabwira yuko yaburaga abakinnyi bagera muri 6 ku munsi w'ejo. Rero bakinnye batigeze bakina, haba abari bari suspendi, haba abafite ibibazo by'imvune, abo bose ntago bigeze bakunda kuboneka cyane. Ni ikipe ubona yuko Mashami Vincent adakunda guhereza umwanya kirongozi bazombwa rwose waturutse muri Kiyovu Sport, ariko ubona ko ari umukinnyi ushobora kubahereza ibyo afite byose rwose, ukabona yuko abaye amugiriye icyizere yabasha kumuhereza intsinzi muri rusange. Ni ikipe ya Rayon Sport yatsindaga igitego cya mbere ku munota wa 45 w'igice cya mbere, bakajya kuruhuka bafite igitego kimwe. Ni umupira Arise Rumogo yahinduye, amaze kuwuhindura witabwa cyane na Bugingo Hakimu. Nta kindi kintu yakoze, Hakimu yakoze akazi gakomeye, ahita awuhindura kwa Fornganye nawe nta kindi yakoze, yahise awuhindura kwa Youssou Diagne. Abo bose n'aba Senegali, ahita awuhindura kwa Youssou Diagne w'umudefenseri. Youssou Diagne rero nta kindi kintu yigeze akora, ni uguhita yitabira gushyira umupira mu rucundura. Umuzamu rero w'ikipe ya Polisi ahita ahindukira ajya gushyira umupira mu rucundura muri rusange. Bivuze rero yuko ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda yataka cyane mu buryo bukomeye cyane, igenda ishaka ibitego mu buryo bugiye butandukanye 5 kuri 5. Badama Bagayego batera amapoto, bafisto barata uburyo bukomeye, bwagombaga kuba bagize ibitego biri kuri 4 cyangwa se 3, ariko bakaza gutakaza uburyo imbere y'izamu. Baje gukorera ikosa kuri Aziz Bassane, umudefenseri ukiri mutoya w'ikipe ya Police Football Club, aza kubakoreraho ikosa kurikorera kuri Aziz Bassane. Aziz Bassane rero nta kindi yakoze, yahise agwa hasi nk'umukinnyi ufite matarite, umukinnyi w'umunyabwenge cyane, umukinnyi ukinisha ubwenge mu kibuga, umukinnyi ukiri mutoya ufite amacenga menshi cyane, umukinnyi ubona yuko wakinnye umupira w'amaguru ahereye mu
kahariya rwose muri Cameroon. N'umukinnyi rero waje kuba ahesha ikarita y'umutuku umu defenseur w'ikipe ya Police Football Club, nta kindi cyabaye, bahise batera kufra, ariko kufra itagize ikibyara, ariko noneho biza kurangira Adama Bagayoko ahinduye umupira baza kugira gute, baza kuba Bagayoko amaze kuhindura bahita abitsinda. Abayobozi bose bakoma mu mashyi y'abareyo. Nabibona rwose uburyo Azizi Basane yazamukanye umupira, ya mashyi y'abareyo rero barayavuza. Bamaze kuyavuza baravuga ati abafana nabo bitera hejuru baririmba Murera ku rwego rukomeye cyane. Ubwo Adama Bagayoko yaramaze guhagurutsa abareyo ku rwego rukomeye cyane. N'igitego rero cyaje ku munota wa 77 ushyira 78, hafi muri 80, baza kuba batsinda igitego cya kabiri. Ni ibitego bibiri byatandukanyije zino mpande zombi. Umutoza wa mateka aravuga ati ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ikomeye, ni ikipe yuyubatse ku rwego rukomeye cyane. Ni ikipe rero ubona yuko ifite byinshi yamaze kugenda igeraho kugira ngo tuyifate. Ni urugendo rutoroshye, ni urugendo rukomeye cyane. Ni ikipe rero ya Rayon Sport imaze kuba ihagarara ku mwanya wa mbere n'amanota 36. Iyikurikiye ni ikipe ya APR ifite amanota 20 hafi na 28 nibyo. Amanota 28 yaje kubona ku munsi w'ejo ubwo yatsindaga ikipe ya Musanze Football Club ku gitego cyatsinzwe n'umukinnyi Mugisha Gilbert kuri penalty itarigeze ivugwaho rumwe. Penalty rwose itarigeze ivugwaho rumwe, ariko icyo wamenya nuko iyo umusifuzi yamaze guhuha mu ifirimbi avuga yuko umukino urangiye tayari, biba byarangiye, nta n'ikindi ushobora kuba warenzaho 5-5. Icyo mbasaba rero no kugenda mu subscribinga, mu likinga, mu sharinga. Niba mwakunze ibiganiro byacu byose tugenda dukora, mukagenda mu likinga 5 kandi mukagenda mudukunda ndetse mukadukundisha n'abandi. Nababwiye ko nzajya ngenda mbaha amakuru azira imuha no gusesereza. Niyo makuru tuba dufite hano, ma breaking news, sport update, n'ayandi amakuru yose wayasanga hano kuri Byose TV, niyo wasanga ahangaha. Ni Nsabimana Aimable ku munsi w'ejo umukino utangiye yari ari muri vestiaire, ubwo abakinnyi basohokaga bagiye kuza gukina mu kibuga, barimo kugenda rwose bamusuhuza nawe abasuhuza. Umukinnyi Yusu Diane waje kubona igitego cye cya mbere muri iyi shampiyona y'u Rwanda, niwe wari wamusimbuye rwose. Ubona yuko ni defense iyobowe n'aba Senegal rwose, ubona yuko partnership yabo nziza. Yaje kuba avuga yuko asabye imbabazi, arimo kugenda asaba imbabazi ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rwose muri vestiaire wabonaga yuko ari ambiance itandukanye cyane. 5-5. Ikipe ya Rayon Sport itsinda uzabona ibyishimo, ariko idatsinda rwose uzabona abantu bagenda bababaye 5-5. Nta muntu, nta kamwenyu uzajya ubona ku ikipe ya Rayon Sport. Icyo nababwira rero nuko Dream Unity yari irimo kugenda itanga prime ya miliyoni nkuko bari babibasezeranyije kuri match yari mu myitozo hariya mu Nzove. Bari bagiye basezeranya abakinnyi yuko bazabahereza miliyoni gutsinda ikipe ya Police Football Club. Ndetse na Gikundiro Forever nayo yagendaga itanga agahimbaza musiki kuri bano bakinnyi. Agahimbaza musiki rero kagiye gatangwa kuri bano bakinnyi, bagenda bavuga bati kapiteni wowe fata aya mafaranga ugende uyagabanya abakinnyi bawe muri rusange, nubwo wavunitse ariko ugende uyabagabanya 5-5. Ni Kubwimana Olivier
nta handi wakura amakuru meza nk'aya ngaya utayakuye kuri byose TV. Turabakunda cyane, ikiganiro cy'imikino nakagaruka hano kuri byose TV, ariko nibutsa n'umuntu waba ushaka kwamamaza ibikorwa bye agenda akora, wowe waza tukavugana 5 kuri 5. Icyo nakubwira rero nuko Rayon Sport ibura umukino umwe kugira ngo shampiyona irangire, y'igice cya mbere irangire, fazale irangire, ubwo ku itariki 11 bazaba berekeza hariya i Huye bajya kuba bakina n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Nayo nabonye barimo kugenda bavuga bati itike kwinjira ni 5,000, ariko ntago biraba confirm. Nibiba confirm tuzagenda tubibagezaho 5 kuri 5. Cyo nababwira rero nuko Mukura nayo irimo kugenda yitegura ikipe ya Rayon Sport ku myitozo. Turahabaye ku munsi w'ejo isubukura imyitozo, Rayon Sport tuzagenda tuhababera 5 kuri 5. Ubwo rero ikipe ya APR nayo izaba igenda ihura n'ikipe ya Magaju Football Club, yo ikaba isigaranye imikino 2 kugira ngo fazare yayo igende irangira. Turabakunda cyane, amakuru y'imikino nakagaruka hano kuri byose TV. Niba wadukunze rero nawe genda utublesinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, dukunde udukundishe n'abandi. Hano niho wasanga amakuru azira imuha no gusesereza. Ndabakunda cyane, ciao ciao.